uzabigenza ute rero nubona wibonye muri uwo muryango? Uzakomera ku wo wemeye, wirinde kuba umuhakanyi, ariko ubanze kwiga neza neza amateka yabo, nubona uzabyihanganira uzabane nabo, ariko niba ubona utazabyihanganira, aho kugira ngo ukurikire indi mana cyangwa ibindi bigirwamana, uzahitemo uwo wemeye, kuko niwe ufite ubugingo bwawe mu biganza bye, niwe ufite ubugingo buhoraho iteka ryose. Naho Sekibi cyangwa izindi mana nta bubasha bifite ku buzima bwawe. Icyiza cyabo cyangwa ikibi cyabo nibo bakizi, ariko shitani igenzwa no kurimbura no kwica, nta kindi. Ni ukuvuga ngo rero niba ugiye gushaka ukabona ugiye gushakira mu giturage, banza umenye neza icyo uwo mugiye kubana akunda n'icyo yanga. Nubona bihabanye kure n'ukwemera kwawe, ubanze witekerezeho, utekereze ngo ese niba nsenga akaba ari umukatolike, njye nkaba ndi umurokore, nsengane nawe? Niba wemeye gushakana nawe rero ba muri iryo dini rye. Niba wemerewe rero kugenda gipagani ugasanga hari izo mana, usenga izo mana niba arizo ushaka, ariko nugira gutya ukagenda utyo gipagani ugahitamo imana yawe, muzahora n'ubundi muhanganye. Nugira gutya ugasenga imana yo mu ijuru ariko uri mu rindi dini, icyo gihe nawe ntabwo muzumva kimwe, kuko ntabwo uzakaraba buri munsi ngo ngiye gusenga, yemwe n'amafaranga nuyakoraho ngo ngiye gutura muzabipfa. Kubera iki? Kubw'uko we afite abandi atura. Niyo mpamvu rero niba ari imana yo mu ijuru dusenga, twizere neza ko ari imana nyamana, tutayibangikana n'ibindi bigirwamana. Niba bitunaniye rero, aho kugira ngo tujye kubeshya amahanga ngo njyewe ngo ndi umurokore, njyewe ndi umukatolike, kabiri gatatu ngiye mu rusengero bati tanga icya cumi, uratangiye utari ku bundi kiriya cya cumi pasiteri ari kumbwira ni icyo kumaza iki? Ubundi ko afite umugore n'abana nayo kumara iki? Nibyo koko muri Bibiliya handitsemo yuko afasha abatambyi, abafasha kubaho, ariko se muri iki gihe insengero zifunze arabafasha iki? Ese niba hari insengero zifunze mu mijyi hakaba hafunguye, ese ntayajya gufasha abo mu mujyi? Tubanze dutekereze, twibaze, dukaraga ubwonko bwacu kabiri gatatu. Niba ufite utange, kuri iki gihe hari abashonji benshi, nagushishikarizaga gufasha. Iki gihe rero turimo ni igihe gikomeye cyane, ni igihe buri wese yabonye agaciro k'ifaranga, ni igihe buri wese aba ashaka gukora mu by'ukuri kugira ngo atere imbere, ariko nanone ni igihe kibi cyane, gikomeye cyane, aho umuntu arwara akajya mu bitaro akaba yamarayo ukwezi, afite umuvandimwe, afite umwana, afite abantu benshi bagakwiriye kumugeraho, ariko ku bwa ka gaciro k'ifaranga turimo, umuntu akareba ati ninjya kumurwaza nkamarayo icyumweru, urugo rwanjye ntirwaba rusenyutse? Kandi ubwo ni si ukubyara. Ati ninjya kumurwaza nkamarayo iminsi 3, harya ubwo urugo si ruba rusenyutse rwanjye? Kandi uri kuvuga ni nyoko ukubyara. Ese niba ngiye mu kiliziya ngasenga, papa umbyara ari mu bitaro, ari gufashwa n'abagira neza, ari gufashwa n'ubonetse wese, kandi uhari nk'umwana we, ese icyo kintu uracyumva? Niyo si y'ubu turimo rero. Weho nibikugeraho uzagira uko ubyakira, nanjye nibingeraho ubwo mfite uko nzabyakira, ariko igihe turimo ni igihe cyo kwikunda, ni igihe cyo kureba agaciro kawe,
ntabwo ari igihe cyo gutagaguza, ni igihe cyo kureba abantu bafite umumaro ku buzima bwawe, ntabwo ari igihe cy'imburamumaro, ni igihe cyo kureba ngo uwo ngiye gushyingura ni umuntu ki, ni igihe cyo kureba ngo umuvandimwe wanjye ni muntu ki, ni igihe cyo kureba ngo ibyago byanjye n'iby'abandi ni bimwe, ni igihe gikomeye cyane. Umuntu asigaye agira gutya akagira ibyago, ugasanga abantu twibereye mu bindi nta n'umutabaye, cyangwa se n'abamutabaye ni abagiye kumushungera. Kristo Yezu akuze. Niba umuntu ari mu byago rero ukajya kumushungera, byaruta ukigumira mu rugo iwawe, ukamenya icyo umuryango wawe wariye, ukirinda gushungera mugenzi wawe. Abavandimwe b'iyi minsi babaye ba nta kigenda, ababyeyi b'iyi minsi babaye ba nta kigenda, umuntu aremera akagwa inyuma y'ubutunzi, umuntu aremera akagwa inyuma y'isambu, umuntu aremera akiruka mu bapfumu agira ngo agirire mugenzi we nabi. Noneho kuri iki gihe rero abapfumu b'iki gihe babaye abarozi, umuntu aragenda akaba yajyana umwenda wawe, umuntu aragenda akaba yajyana ubuzima wabayemo, bikarangira ubayeho nk'umusazi, bikarangira ubayeho ubwenge bwawe butameze neza, ari ukugira ngo ukunde upfe, umuntu atwara ibyawe. Ese iki gihe nicyo turimo? Ese niba ujyanye umuvandimwe wawe mu bapfumu, uzi ko wowe bizakusiga amahoro? Hari umuntu umwe wo mu muryango rero mumbabarire, yigeze kujya mu bapfumu, ariko ni kera mbere ya Jenoside. Ajya mu bapfumu, ajyamo inshuro nyinshi, arangije aribariza, buriya ngo ingenzi ya cyane iribariza. Arabaza ngo ese ngo nzagwa hehe? Umupfumu yaramubwiye ati rero uzagwa ku nzira nta n'uzagushyingura. Kandi koko niko byabaye, uwo muntu niko byamugendekeye, nta n'uwamushyinguye, nta n'uzi iyo yaguye. None se ubwo uwo mupfumu wavuze ibyo ngibyo ataniye he na wa muhanuzi uri kuvuga ngo Imana irambwiye, Imana imbwiye ibi n'ibi, Imana inyeretse ibi n'ibi? None se ubwo si kimwe? Tugerageze rero dusenge Imana imwe, tureke kuremekanya ibigirwamana, dusenge Imana imwe yohereje umwana wayo Yezu Kristo akemera kudupfira ku musaraba, agapfa akazuka, ubu akaba ari muzima. Kristo Yezu akuzwe. Nuko rero soje ikiganiro cy'umukristo wo mu cyaro. Dukorere isi nk'abazayivamo, dukorere ijuru nk'abazaritaha. Niba isi ari ahangaha ku isi turi, ikuzimu akaba ari aha ku isi turi, ijuru akaba ari aha ku isi turi. Hari ureba mu kirere agahanga amaso mu kirere ngo niho ijuru riri, reka da. Ushobora gucukura ugacukura ngo ngiye ikuzimu, reka da, uzagerayo ryari? Twemere Imana iri muri twe, tugendane n'Imana iri muri twe, nta handi hantu. Uyu mubiri wacu ni ingoro ya byose, ni ingoro y'Imana imwe, kandi ubishatse iba ingoro y'Imana nyinshi. Roho Mutagatifu nabamurikire, abatoranyirize, nuko mubashe kumenya guhitamo ikibi n'icyiza. Kristo Yezu akuzwe. Njye ndi Marie Clarisse Mukandengo, ninjye ukubwira gushakashaka ubwami bw'Imana bigishoboka, kuko hari umunsi bitazaba ngombwa yuko ubwirwa ibi, hari umunsi bizaba ngombwa yuko wimenya wowe ubwawe, ntawuza kukwigisha, ntawuza kukubwiriza, ntawuza kugutoza, ahubwo ari wowe ubwawe witekerejeho. Dusabirane kuzaronka ubugingo buhoraho.